none se wigeze uhanura mukuru wawe? Ndamuhanurira, naramuhanuriye ntari rimwe sinakabiri. Mbwira ibintu wamuhanuriye pe bigasohora. Turi nambwira pe. Ibintu namuhanuriye bigasohora. Nana yarambwiye ngo mubwenge muhaye phone nini. Yego. Phone nini yarayimuha. Haleluya, ntabwo igibeshe isezera gerasoza. Ikiganiro twakoranye bwa mbere nta phone nini wari ufite. Ntayo. Yego. Ubu urabimubwiye? Narabimubwiye, nta gihe cashize telefone yahise ayibona. Yego. Haciyemo nk'ukwezi phone arayibona. Ikindi wibuka wamuhanuriye? Ikindi namuhanuriye hari n'ibindi ibitari ibanga ubivuge. Nka telefone ntabwo ari ibanga pe, n'ubundi iri kugaragara. N'imyenda nkamugana Imana irambwiye ngo iguhaye ikanzu ikayimuha, aba n'inkweto ikazimuha. Yego. Ibyo nibyo navuga yamuhaye mbese muri make. Ntabwo wigeze umuhanurira se ngo agupinge kuko uri muto kuri we kandi noneho yaragutanze kugira impano? Yarabyikirizaga, sinzi niba ku mutima we yarampingaga. Yarabyikirizaga. Wowe se hari ibyo Claudine yaguhanuriye? Yarampanuriye nanjye birahari. Niba atari ibanga mbwira ikintu Claudine yaguhanuriye kigasohora. Telefone ngereka nkubwire, muri telefone nanjye nari mfite phone nini, kandi telefone nanjye yarambwiye ngo Imana impaye telefone. Rero telefone nanjye Imana yarayimpaye, nuko telefone yagize ikibazo muri no minsi gapfa. Yego. Ariko telefone yampanuriye narayibonye. Yego. Siniwe telefone gusa nari ndwaye, hari Imana yarambwiye ngo Imana indinze uburwayi mu bitaro bikomeye. Yesahimbaza. Kuvuga amazina yawe icyo byagutwara? Oya nta kibazo. Nitwa nde? Nitwa Nyirabishukano Agnes. Nyirabishukano Agnes. Ababana nabawe? Ababana nabanje. Umukuru yitwa nde? Claudine Nyiranshimiye Imana niwe mfura yanje. Ese niyo mfura yawe? Uriya wundi we? Ukurikiyeho yitwa Turinayo Françoise. Nabawe bose? Bose nabanje. Haleluya. Ariko umuntu ashobora kuvanga abantu nabavandimwe, ari abavandimwe mu mwuka, ariko bo na amaraso, mama we niwe turi kumwe. None se mbwira, ukibabyara wababonaga mu buto bwabo, wababonaga bameze ute? Nawe wabaga ufite icyizere ko izi mpano bafite bazazigira? Impamvu mu buto bwabo nkibabyara nanje natangiye gukorera Imana nkiri umwana mutoyi. Nuwe nashakanye nawe akorera Imana, turasezerana, tuba mu gakiza, turababyara turi mu gakiza. Ubwo nabo bakomeza gakiza baja muri korari y'abana batoya, bagera igihe babimurira muri korari nkuru. Ubwo kugeza igihe babaye abahanuzi, bavuga butumwa, nuko byagenze. Turi gushima Imana karabavuga butumwa. Françoise na Claudine ubigeza guhanurira ninde? Bose barampanuriye. Ugiye kumbwira icyo Claudine yaguhanuriye niba cyarasohoye, nicyo Françoise yaguhanuriye niba cyarasohoye, cyane niba tubitegereje dufatanye gusenga tubitegereze. Ibuka umbwire. Kumpanurira barampanuriye. Hari kenshi hagira ibitero by'uburwayi biza. Yego. Umunsi gumwe Françoise yampanuriye uburwayi byarigaragaje bwaraje, ati Imana ati Satani ari guteje uburwayi, ariko uburwayi Imana irabugukijije. Mbe vuba hangaha pe inda yari yabaye nk'iyabyimbye, ariko Imana yakoze igitangaza ndabikira. Arongera yari yarampanuriye ko Imana igiye kumba ibitenge. Ibitenge narabibonye. Haleluya. Ubwo ibyo nibyo navuga Imana yankoreye. Ubu ni Françoise. Claudine wabona ari ntacyo, wabona Claudine wabona ari ntacyo arahanurira mama we. Reka twumve rwose Claudine niba nawe ari icyo yahanuriye mama. Oya Claudine kirahari. Nukuri hano mu rugo nta tungo nagiraga. Nawe Imana yaramukoresheje, arambwira ati Imana izanye itungo hano mu rugo. Ariko itungo twararibonye, ubu turariragiye. N'ibindi ni byinshi ntago nabona uko mbivuga.
Yes, bakunzi ba Concorde TV show ndabasuje umere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abaye muhanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu nishakira abakozi b'Imana tukiganira ku mbaraga z'Imana, tukibukiranya yuko Imana yacu ikora, ivuga bigasohora, isezeranya igasohoza, itajibesha kandi irindi ijambo ryayo ibihe nibihe. Haleluya! Irindi ijambo ryayo ibihe nibihe. Ndi umugabo wo kubihamya kandi hahirwa abagirirwa ubuntu bakavugana nayo. Yego, ayi wewe ndikumva nishimye. Ndebera mikoro nibifunguye François. Irafunguye. Irafunguye. Yego, tutaza kuvuga kandi ifunze. Nukuri ndishimye cyane, ni byiza kubona abavandimwe bateranye hano imbere ya kamera. Turi kumwe n'abavandimwe nje nk'ibisanzwe nitwa Tumimana Concorde, ariko imbere ya kamera ndi kumwe n'abavandimwe. Apana byanire kuvuga ngo n'abavandimwe muri Kristo Yesu, ahubwo n'abavandimwe ku maraso, kandi bose n'abahanuzi. Ariwe Mana, ariko Mana nukurushimwe ugira neza. Reka duhere ko ufite mikoro atwibwira. Haleluya. Amen. Amazina ni Turinayo Françoise, ndi umwana w'umukobwa. Yego. Erenzi Imana duhana umugisha. Ko mvuze ngo umuhanuzi se nibyo cyanda beshe? Oya, ndi umuhanuzi nibyo. Yego. Hereza Nuhu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Amazina ni Nyirakimiyimana Korodina. Si ubwa mbere mvugiye kuri iyi kamera. Ndi umukobwa. Yego. Ukunda Imana n'abantu bayo bayubaha. Yego. Ibindi Imana iduhana umugisha. Turi kumwe na Nyirakimiyimana Claudine na Turinayo Françoise, nibo tugiye kubana muri iki kiganiro. Nanjye ukiyoboye nitwa Tumimana Concorde. Eka Claudine ufite mikoro adusengera uganga Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Kadusenga Imana, uri Uwiteka, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana ikomeye kurusha abakomeye batuye muri iki gihugu, muri iyi si ya none. Turagushimye kubera ko wabanye natwe, warinze abagabo bari muri iki gihugu batuye muri iyi si, urinda ababyeyi batuye muri iki gihugu, muri iyi si dutuyemo, warinze umuryango wa buri wese uri muri iki gihugu. Izina ryawe rihimbazwe. Kuba waturinze turiho rero, ibyaduhigaga uko bitari bihari, byari bihari yuko warambuye ukuboko kwawe imiyaga igahunga. Turabigushimiye. Uyu mwanya ngwino ubane natwe muri iki kiganiro rero, aba ari we utuyobora. Ohereze marayika ushinzwe kubana natwe, amanukire kubana natwe, avugire muri twe mu izina rya Yesu. Amen. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Oh Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Haleluya. Amen. Urasenze nuko uravuze uti Haleluya. Haleluya. imiyaga irahunga. Nukuri. Nibutse iyo korasi. Haleluya. Kandi nibuka yuko kuririmba bifasha abantu. Nukuri. Nibuka yuko ubwo Sawuli yaterwaga n'imyuka mibi, Dawidi yaramucurangiraga. Haleluya. Haleluya. Imyuka mibi igahunga. Amen. Dawidi yari umwana muto ushimisha Imana. Dawidi yari umwana
namutushimisha Imana, yarasengaga imyuka mibi gahunga, yarasengaga imyuka mibi gahunga. Dawidi yari umwana muto ushimisha Imana, Dawidi yari umwana muto ushimisha Imana, yarasengaga imyuka mibi gahunga, yarasengaga imyuka mibi gahunga. Dawidi yari umwana, haleluya, haleluya, haleluya. Dawidi yari umwana muto ushimisha Imana, yarasengaga imyuka mibi gahunga, yarasengaga imyuka mibi gahunga. Dawidi yari umwana muto ushimisha Imana, Dawidi yari umwana muto ushimisha Imana, yarasengaga imyuka mibi gahunga, yarasengaga imyuka mibi gahunga. Haleluya. Amen, amen, amen. Atari ukuntu umuntu yumva Nukuri. afashijwe. Ndibuka kera ikorasi nayiteraga ndidirije abakorari y'abana muri za 99 mu bihumbi 2000. Haleluya. Amen. Ubundi aheshi naririmbaga muri korari nabaga ndidirije. Yego. Reka suza abantu nabereye dirije muri korari urumuri rwa Yesu. Haleluya. Kuri ADPR Bugarisha, ubu ni muri house ari muri paruwasi ya Nyamyumba icyo gihe nkibayo. Nyuma iza kwa muri paruwasi ya Gakera, ubwo ubu yabaye paruwasi ya Gihinga ahari. Yego nsuza n'abantu twiganye kuri Ecole de Sciences de Musanze 2003 mu kwa 9 kugera mu kwa 10 kwa 2006, aho naho naridirije abakorari Boazi. Yego Imana ishimwe. Haleluya. Ndikumva nishimye cyane kubona abana b'Imana, kubona duhuye gutya muri abavandimwe mwese muri abakozi b'Imana, numva nezerewe. Imana ishimwe, natwe biratunejeje. Haleluya. Amen. Nukuri Imana ishimwe cyane pe, ndanezerewe ndishimye. None se murakagira inkuru, umukuru ni umukuru ni njyewe. Umukuru ni wowe. Murakurikirana se? Turakurikirana Gutya uyakurikira umusaza wanjye unkurikira. Ubwo agukurikira ubwa kabiri. Imana ishimwe nukuri. Ariko ntabwo wabikeka turi kugendana. Oya njyewe nakagombye no kubaca amande. Nukuri kw'Imana ubushize twakoranye ibiganiro ariko ntabwo twabikora hano mu rugo. Twabikoreye ku mukozi w'Imana Mama Mutoni. Yego. Nje turakora birarangira, nyine nzi ko mwese mwaturutse hano mu Rutamba ariko ntazi yuko mugira icyo mupfana. Utazi ko tuvukana. Ntabyo narinzi. Urabona n'icyagusetsa turi nayo icyo gihe yari ari inzobe wo nkabona uri igikara. Kuko umuntu atari yanabitekereza nanamuwajaje kundeba kuki wahindutse ko icyo gihe wari inzobe ukaburi bo yabaye igikara. Ati bibaho tise wa mbere ubimbaje n'abandi babimbajije ngo mbese ko ndi kugira. Ariko ntabwo izuba riri kujya ribarasiraho ra. Iyo umuntu yambaye imyenda y'umweru n'izuba rikarasa rikaza igihe ishusho itamera neza, ariko ndikubona nta kibazo. Reka twikomereze yagize mwigire imbere. Yego noneho ejo bundi bitari kera, uyu munsi turi dukora ikiganiro hari turi kwa gatandatu. Kuwa kabiri nibwo naganiye n'umukozi w'Imana nawe mushobora kuba mumuzi yitwa Jose wo mu Kinoni. Nibwo yambwiye ngo mbese ngo turi nayo ngo na Korodina ngo ko muderuka gukorana. Nishani narabahamagaye ntindababura pe, nitujya dupanga gahunda igapfa. Ubwo hari ibyo yambwiye ntashatse kuvuga urumva. Yego. Nyine ubwo menya ko muvuka. Nose baravukana ati baravukana nagukumbeje baravukana. Ntabwo wari ubizi. Ntabwo nzi uko muvukana. Nukuri Imana ishimwe pe. Turavukana pe. None se reka mbabaza, mwembi muri abahanuzi. Yego. Watangiye guhanura mbere ninde? Ni njyewe. Ni wowe. Yego. Turina urabwifata mikoro nayefasha se ariko ibebezwa ko ari kumwe na mukuru. Wabonaga Korodina ari guhanura nawe urabyifuza? Narabyifuje. Tubwira uko byaje. Tubwira uko wabyifuje. Yego njye nabonaga ari guhanura, si we wenyine aba ari guhanura mu rusengero. Nkavuga amahana nanjye uzampa impano yo guhanura. Ariko uko nayisabye Imana niko yayimpaye. Yego. Imana ishimwe. Yego.
none se wigeze uhanura mukuru wawe? ehe Eh? ndamuhanurira, naramuhanuriye ntari rimwe sinakabiri. Mbwira ibintu wamuhanuriye pe bigasohora. Turi nambwira pe. Ibintu namuhanuriye bigasohora. Nana yarambwiye ngo mubwenge muhaye phone nini. Yego. Phone nini yarayimuha. Haleluya, ntabwo igibesha isezeranye gasoza. Ikiganiro twakoranye bwa mbere nta phone nini wari ufite. Ntayo. Yego. Ubu urabimubwiye? Narabimubwiye, nta gihe cashize telefone yahise ayibona. Yego. Ahashiyemo nk'ukwezi phone arayibona. Ikindi wibuka wamuhanuriye? Ikindi namuhanuriye hari n'ibindi ibitari ibanga ubivuge. Nka telefone ntabwo ari ibanga pe, nta telefone n'imyenda, nkamugana Imana irambwiye ngo iguhaye ikanzu ikayimuha, aba n'inkweto ikazimuha. Yego. Ibyo nibyo navuga yamuhaye mbese muri make. Ntabwo wigeze umuhanurira se ngo agupinge kuko uri muto kuri we kandi noneho yaragutanze kugira impano? Yarabyikirizaga, sinzi niba ku mutima we yarampingaga, yarabyikirizaga. Wowe se hari ibyo Claudine yaguhanuriye? Yarampanuriye nanjye birahari. Niba atari ibanga mbwira ikintu Claudine yaguhanuriye kigasohora. Telefone ngereka nkubwire, muri telefone nanjye nari mfite phone nini, kandi telefone nanjye yarambwiye ngo Imana impaye telefone. Rero telefone nanjye Imana yarayimpaye, nuko telefone yagize ikibazo muri no minsi gapfa. Yego. Ariko telefone yampanuriye narayibonye. Yego. Siniwe telefone gusa, nari ndwaye, hari yarambwiye ngo Imana indinze uburwayi mu bitaro bikomeye. Nubwo yambwiye ngo mu bitaro bikomeye, ariko nageze mu bitaro kumaya mbayo nk'icumweru. Yavuze ko kurinze kujya mu bitaro bikomeye. Ubwo kwari ukujya mu ruhengeri. Ikimenyetso urakibona ugera mu bitaro biciriritse nyine. Yego, kuri centre de santé ugaramira no kumaya. Nabigezemo nabayeyo nk'icumweru ariko narashize. Cyo ni ikimenyetso yuko arimo ko yaguhanuriye bigasohora. Yego. Yego, Imana ishimwe. Hano twicaye ni iwabo waba bahanuzi mu mudugudu wa Rutamba wa Kabaya. Hano mu mudugudu wa Kabaya mu kagari ka Gafumba, na mama we ari hano, reka tumusaba yegera hano, we araba ari inyuma ya kamera, nawe ngira ibyo mubaza we ntago turamushyira imbere ya kamera. Twaretse ngo izi nkumi arizo zijya imbere ya kamera, umubyeyi nanjye ega nanjye ndi gusaza mbemere, twe twigwera inyuma, aba bakiri bato baba imbere. Ego ngwino wagara hano kujya buri kurebana nawe. Uraho? Yego. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Kuvuga amazina yawe icyo byagutwara? Oya nta kibazo. Yitwa nde? Nitwa Nyirabishukano Agnes. Nyirabishukano Agnes. Aba bana nabawe? Aba bana nabanje. Umukuru yitwa nde? Claudine Nyiranshimiye Imana niwe mfura yanje. Ese niyo mfura yawe? Uriya wundi we? Ukurikiyeho yitwa Turinayo Françoise. Nabawe bose? Bose nabanje. Haleluya. Haiko umuntu ashobora kuvanga abantu n'abavandimwe, ari abavandimwe mu mwuka, ariko bo na amaraso, mama we niwe turi kumwe. None se mbwira, ukibabyara wababonaga mu buto bwabo, wababonaga bameze ute? Nawe wabaga ufite icyizere ko izi mpano bafite bazazigira? Impamvu mu buto bwabo nkibabyara, nanjye natangiye gukorera Imana nkiri umwana mutoya. Nuwo nashakanye nawe akorera Imana, turasezerana, tuba mu gakiza, turababyara turi mu gakiza. Ubwo nabo bakomeza gakiza baja muri korari y'abana batoya, bagera igihe babimurira muri korari nkuru. Ubwo kugeza igihe babaye abahanuzi, baba bavuga butumwa, nuko byagenze. Turi gushima Imana kara bavuga butumwa. Yego. None se uzakira utari kubona pe abakobwa bawe arabakoze imyaka bagezemo, ngira ngo turi nayo afite 21 niba ntibeshye. Claudine nawe ni nka 27 cyane itana hari. Ningaye Claudine? 20. Claudine ngo ni 25 aho ngaho. Aba ni abakobwa babageze
mu gihe cyo kunanirana reka mbyite gutyo ubu ugasanga bagutorotse bagiye ariko nge Korodina tuvugana ngo yagiye Nyagatare mu ijambo ry'Imana nige duka guhura muri kwasteri tuvuye mu Cyanika muri kumwe niki bigaragara yuko abafite ingeso nziza kuko nyine ari umukozi w'Imana. Wewe wumva umeze uti? Ingeso bafite nizo gukorera Imana, nta zindi ngeso mbi bafite. Ingeso bafite niryo kuvuga ubutumwa. Iyo agiye Nyagatare hamuhamagaye nk'umuntu ati mfite ikibazo, agenda avugiye nkanje w'umubyeyi wakavuga ati mama ngiye aha naha, nkamubwira ntigenda ni ugukorera Imana. Nta ngeso ngo barataha bwije cyangwa ngo baraja mu mabara ntibanywa, ubwo nta zindi ngeso. Ingeso bafite ni ukwiratana Yesu, uwirata ngo yiratane Yesu. Nizo ngeso bafite nta kindi. Nawe wumva bashyigikiye? Ngomba kubashigikira kuko ari nje wabibajanyemo nkabibatoza. Iyo abacamugani mu Kinyarwanda baca umugani ngo uwibye ahetse ababwirizwa w'imugongo. Ubwo iyo ngenda gukura ibirayi by'abandi nabo baba barabaye abajura bo kwikorera ibirayi, ariko nje nabajanye mu gakiza. Niyo mpamvu nirata ko biratiye muri Yesu. Yego. None akenshi bakunda guhamagarwa ugasanga bari hano ari gusengera abantu kuri telefone, ariko bamuhaye uturimo two gukora, bamuhamagara kabitaba. Ntago bikubangamira nyine ko izo telefone bari gusengera abantu bigatuma imirimo batayikora? Nandi kuvuga umwe bigatuma badakora imirimo ahubwo bari kuri telefone bari gusengera abantu. Oya, ntago bibabangamira. Akenshi babahamagara kuri telefone, ubundi abandi bakabasanga mu rugo. N'ikimenyetso nakibonye Arona asanze hano uvuye kure waje kugira ngo bamusengere. Idora mudamu avuye kure yaje abayasanga, ariko ntago byababangamira. N'imirimo iyo zihari barazikora. Nta cyatuma badakora imirimo. Babahamagara kuri telefone bakagera amasaha babasengera, bakagera n'igihe cyo gukora imirimo. Ihangane nagutwaye umwanya sibyo, ngiye kubaza ibibazo bibiri. Abagaba ari Françoise na Korodina ubigeza guhanurira ndinde? Bose baramanuriye. Ugiye kumbwira icyo Korodina yaguhanuriye niba cyarasohoye, nicyo Françoise yaguhanuriye niba cyarasohoye, cyane niba tubitegereje dufatanye gusenga tubitegereze. Ibuka umbwire. Kumpanurira barampanuriye. Hari kenshi hagira ibitero by'uburwayi biza. Umunsi gumwe Françoise yampanuriye uburwayi byarigaragaje bwaraje, ati Imana ati Satani ari guteje uburwayi, ariko uburwayi Imana irabugukijije. Mbe vuba hangaha pe inda yari yabaye nk'iyabyimbye, ariko Imana yakoze igitangaza ndabikira. Arongera yari yarampanuriye ko Imana igiye kumba ibitenge narabibonye. Haleluya. Ubwo ibyo nibyo navuga Imana yankoreye. Ubu ni Françoise. Korodina wabona ari ntacyo, wabona Korodina wabona ari ntacyo arahanurira mama we. Reka twumve rwose Korodina niba nawe ari icyo yahanuriye mama. Oya, Korodina kirahari. Nukuri hano mu rugo nta tungo nagiraga, nawe Imana yaramukoresheje arambwira ati Imana izanye itungo hano mu rugo, ariko itungo twararibonye ubu turariragiye. N'ibindi ni byinshi ntago nabona uko mbivuga. Uri mu munyenga pe, mu gihe abandi batega nk'uyu yateze yavuye kure kugira ngo aze bamusengere, none wowe ubu bafite hafi disi ntiwasheje. Mbagane bari hafi yanje. Njewe ntomanzaga na telefona, ubwo nuko nabo baribwirizaga. Ariko ubutaha uzanyemera wicare hagati yabo. Ubwo ntibishoboka bisa. Hari ikibazo? Nta kibazo. Ukuri pe, ubutaha uzicara hagati yabo. Oya, nta kibazo. None se ahubwo nibagiwe nta mpano ufite? None se wabana n'abana warabareze, wendi iryo kuvuga guhanura sinaryo mfite, ariko ivuga butumwa ndarivugaga. Ni ukuvuga ngo igihe uzaba ubicaye hagati uzabwiriza. Nta kibazo. Nkureke? Ubu nta kanya. Oya ho ntabwo urabwiriza bwo ndi kuvuga ubutaha, ahubwo ndi kuvuga ni nkureke wigendere. Nge si wagira icyo umbwira? Nakubwira iki? No kubashimira ko abakobwa bawe narabamamaje.
kugushimira aho birashoboka pe umuntu yagushimira. Hari abanyamahanga bari kuza bakaza hano mu rugo bari gutanga amashimwe bakavuga bati Imana yarakoze, ni abakozi b'Imana nabo bikabatungura bagera hano bagasanga ari ibyene nyina. Iyi nanje ndi kugushimira rwose, Imana ije irakomeza kugukomereza mu murimo gwayo. Ninjye wabashyize ko ibi byuma bituma abanyamahanga babamenya, niyo Imana yarababwiraga ngo izabamamaza ngo n'abanyamahanga babamenye, ninjye yanyujijemo rwose. Imana ntari rimwe yabimbwiye, mfite na bucura nawe Imana yaravuze ko ari umuhanuzi, byinshi hari byinshi ahanura. Bucura nawe n'umuhanuzi ari hese Mana na bucura n'umuhanuzi. Umuhanuzi afite imyaka 10, n'umuhanuzi. N'umukobwa se n'umuhungu? Umukobwa. Mana we, uyu munsi turi kwa gatandatu. Buretse tugiye gupanga uru rugo ndarwicaramo twamamaze izo mpano tubwira abantu yuko Bucu ekazitegure. Mama urakoze kuduha uyu mwanya, reka nkumane n'izi nkumi zacu. Yego Korodi nukuri ndishimye. Imana ishimye. François ndishimye pe. Imana ibakomereze amaboko. Hari igihe umuntu abasenga aho ugasanga ababyeyi ntibamwemera gusenga, ariko shimye Imana ko hano mu rugo rwanyu atari ko bimeze, ababyeyi banyu babashyigikira. Yego reka twihute rero tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana, turagezwaho n'umukuru sibyo. Ndabafasha gusoma nende ugango mikoro nge nyireke. Nengize ngo nanjye nduhuke mikoro umukuru atugeze ijambo ry'Imana, none umutoya ajya avuga ngo hamena, ariko ntacyo nabivuga turabyumva. Ntacyo reka mbafashe gusoma bigenda neza, tuba dufatanyije. Tubanze turirimbe uyu muririmbyi uvuga ngo tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara. Tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara, gusingiza umucunguzi muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye baranezeza umwana w'Imana, abandi bari mu nzira muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye baranezeza umwana w'Imana, abandi bari mu nzira muze mwisigara. Hazaba umuco mw'ijuru muze mwisigara. Muve mu mwijima mubi muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezezwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezezwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire muze mwisigara. Nushaka ko tujyanayo, ihane iringira gukizwa ubu, ihane kandi uwo mutwaro wikoreye emera ugutururuhuke, ngo tuzabane mu ijuru. Ihane kandi uwo mutwaro wikoreye emera ugutururuhuke, ngo tuzabane mu ijuru. Ihane hazaba umuco mw'ijuru muze mwisigara. Muve mu mwijima mubi muze
misigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezezwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze misigara. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Haleluya. Amen. Iyi ndirimbo nje kukubwira ngo wowe uduteze amatwi nanone wowe imuka uve mu byurimo nzanye ijambo rivuga ngo dukizwe muri iyi minsi. Aleluya. Amen. Kuko nshobora kukubwira ko Imana igomba gukora ibitangaza ariko Imana ntago izagusanga mu byaha ngo ikuremere amashimwe. Aleluya. Ntago Imana izagusanga mu busambanyi bwawe hanyuma ngo ikubwire ngo iragutabaye. Mu kugutabara kwawe uzava mu byaha hanyuma numara kuva mu byaha wahindutse Imana yo mu ijuru ikora igitangaza kubera ko uzaba wayemeye nawe. Imana ishimwe. Umuririmbyi arangije araririmbye ngo kandi uwo mutwaro wikoreye ngo mwemerere awuguture hanyuma namara kuwugutura uruhuke. Uwo mutwaro w'ubusambanyi wikoreye wowe uri hirya no hino uri kuduteza amatwi, uwo mutwaro w'ubujura wikoreye wowe uduteza amatwi uyu mwanya, uwo mutwaro w'ubujura hirya w'ubuhehesi w'ubusambanyi wikoreye bwira Yesu awuguture uruhuke. Nje kukubwira ngo kugira ngo hari icyo ushaka ku Mana hanyuma niba hari icyo ushaka ku Mana manza uhinduke nawe ubwawe ubwira Imana ngo Mana nyeze untunganye upfukama ahantu uri usenga uri kubwira Imana ngo Mana ndakwinginze nyambika imbaraga ume kunesha. Hari igihe n'icyaha kinanira umuntu burya kukihana warangiza ukakigiramo icyifuzo ukabwira Imana ngo Mana mfasha kunesha nk'uko Kristo yanesheje. Aleluya. Aleluya. Haleluya. Nje kukubwira ngo bwira Yesu Kristo aza gutura iyo mitwaro wikoreye. Birashoboka ko ufite imitwaro y'ibibazo, birashoboka ko ufite imitwaro y'ibigeragezo ariko hari n'uw'ibyaha ukuremereye kugira ngo ijambo ryarambwiye ngo nitwiyuzuze nayo tukabona amahoro ngubwo nibwo ibyiza bizatuzaho. Niba hari icyo ushaka ku Mana bivuze ngo rero banza wiyuzuze n'iyera yo mu ijuru hanyuma numara kwegera Imana neza uri kumva wowe nawe hari n'Imana hari imishyikirano mufitanye nurangiza ugira icyo usaba Imana wiherere mu cyumba usenge wihana ubwira Imana ngo Mana nyeza kirana kiri numara kureka zanjye sombi ziri muri wowe ubwira Imana ngo Mana hari icyo ngushakaho nshaka ngo ingirira neza nkuko wagiriye abandi nkuko wagiriye Daniyeli. Burya iyo Daniyeli iyo atabana neza n'Imana intare zari kumurya ariko kubera ko yabanye n'Imana ye neza akaba maso agasenga. Nje kukubwira ngo byuka mu byurimo hanyuma kuko umucyo uje kukumurikira ry'Imana. Aleluya. Zanye ijambo riri kuvuga ngo byuka mu byurimo hanyuma uze dukurikire iyera yo mu ijuru kubera ko ari yo mutabazi wawe. Ijambo ryarambwiye ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo kandi nawe uza kwa data atagize ute atamujanye. Nukuvuga ngo inzira zose z'ibyo ukeneye Yesu ni inzira y'agakiza, ni inzira y'ibisubizo byawe, ni inzira ibisubizo byawe imigisha yawe ica muri Yesu hanyuma ikaza akayiguha. Bivuze ngo rero Yesu niba ari inzira manza ari ukurikira ushobora no kuja mu bapfumu nabwo gucunisha bikanga ariko iyo bahungiye kuyera data wa twese ushobora byose araza kururuka akakubwira ngo kubera ko wihanye neza uhindukiriye ibigirwamana ukabireka arakubwira ngo mwana wanjye kubera ko wemeye kwimuka n'Uwiteka Imana igutabaye. Rero nje kukubwira ngo ntabwo nje kukubwira ngo ibitangaza ahubwo nje kukubwira ngo hindukira aka kanya, hindukira ureke ibyo urimo bitera umugongo hanyuma numara kubitera umugongo utumbire iyera yo mu ijuru kugira ngo igire ikikumarira. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru tugirire neza. Hari ijambo mbere na mbere tugiye gusoma riri muri Yesaya 60 niryo tugiye guheraho umurongo waho wa mbere tugendane dusomere mu izina rya Yesu.
Yesaya ibice 60 umurongo wa mbere. Umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Yego. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Haleluya. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Yes. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bose baraterana baza bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Yego, garukira kuri uwo murongo wongere utugire muri Yesaya 55 umurongo wawo wa 3. Yesaya 55 umurongo wa 3. Dore Yesaya ibice 55 umurongo wa 3. Agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Haleluya. Utega amatwi muze aho ndi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Reka tugendane. Haleluya, haleluya. Ijambo uyu ni Uwiteka, umutwe w'amagambo uratubwiye ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo agakiza k'ubuntu nibe gaturuka ku Uwiteka. Haravuze ngo munega amatwi muza ahondi. Nakubwiye ngo byuka urabagirane, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Harimaze kukubwira intego ivuga ngo byuka uve mu byo urimo, hanyuma utere intambwe usanga Yesu akugirire neza. Kandi ijambo riratubwiye ngo tega amatwi uza ahondi, kuko Uwiteka nuhungira ahari nawe ugira icyakena ari kumwe n'Imana. Ariko nuhungo Uwiteka uzakena. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 6 akavuga ngo nimuhore mukenyeye, ngo nimushake ng'Uwiteka ngo bigishoboka kabonwa. Haleluya, haleluya. Dushaka Uwiteka bigishoboka muri iyi minsi kabona. Hari igihe uzi ngo koko insengero ni umutima wawe bwite, habwo umutima wawe babushizeho ingufu uri burya. Ihererane n'Imana mu bigukomereye, mu bikubereye imbogamizi, ivyo ngivyo ni wihererana n'Imana. Imana izazibibemo. Naho guhunga Uwiteka ntago ariko gukemura ibibazo, ahubwo kwiyegeranya n'Imana niho ikibazo gikemuka. Ijambo riratubwiye muri Yesaya riravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ngo umucyo ukabukurasiye. Ukurasiye muri ibyo wari urimo. Niba wari uri mu byaha, Yesu yakumurikira, yazana umucyo imbere yawe mu maso hawe, agusanze aho uri. Aho mu bibazo yahagusanga akamurika. Aho muri icuraburindi yagusanga akamurika. Uwiteka umucyo ukaboneka. Uri mu icuraburindi ry'ibigeragezo, ariko Uwiteka iyo yagusanze rata wiyegeranyije nayo, araza akahagusanga umucyo ukaboneka. Aravuze ngo amahanga azagwa imbere yawe, nyamara amahanga azahagwa kubera ko wubashye Imana. Abadasenga n'abadasenga cyagiye gikomeye muri uyu mwaka bigiye kugaragara. Abandi bavugira Imana by'ukuri bagiye kugaragara. Babandi banambye ku Mana yabo bagiye kugaragara. Kubera ko inzara nitera, wowe Imana izaguha aho guhahira abandi bahabuze, izakugaburira abandi babuze ibyo barya, kubera ko wubashe Uwiteka. Abenshi bazava ku kazi, ariko Imana ikugumishe ku kazi, kubera ko ihera yo mu ijuru hari icyo wavuganye nayo, kubera ko wayitumbiriye. Narindi kukubwira ngo wowe wari uduteze amatwi ngo ubyuke, hanyuma usange Yesu abashe kukumurikira muri ibyo wari urimo. Mu kazi yakumurikira, mu byo hanze h'amaso werekejeho amaboko yakumurikira. Wowe icyo usabwa ni ukuyizera no kwihana. Ibyo ni ibintu bitatu. Ugomba gusenga ukihana, ugakizwa ukamaramaza by'ukuri, hanyuma Imana ikabana nawe. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Amen, 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 amen. Turasoje. Imana ibahe umugisha abakozi b'Imana. Reka tubasabe
Claudine atange nimero ku buryo uwamukenera azamuhamagara, narangiza ahereze na Françoise mikoro nawe atange nimero, noneho Françoise ahita dusengera dusoza. Nimero ni 078 019 7 5 iyo ntabwo ari kuri WhatsApp ariko nayo ndayikoresha, niyo kuri WhatsApp nayo 072 39 69 731. Imana ishimwe. Yego. Nimero nkoresha 079 62 33 iya kabiri nkoresha iyo niyiba kuri WhatsApp 078 63 273. Izo nizo nimero nkoresha. Yego, karibu n'isengesho dusoza. Kadusenga Imana. Uri Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, urashoboye, uri hejuru ya byose. Twongeye kugushima kubw'ijambo ryawe tumaze kumva Nyiringabo Data, duha imbaraga zo kunesha, duha imbaraga zo kuva mu byo turimo. Mwami Imana tugukurikire Data wa twese, uyu ni umujakazi wawe amaze kukuvugira, reka wongere umukozi kara ku munwa, reka wongere umuvuganire. Mwami Imana reka wongere kumukomeza, umurindi byamuca intege, umurindi byamugusha. Ibyo byose turabyanze mu izina ryawe. Abateze amatwi bakumvira ijambo bahe gukomera, bahe kunesha ko wanesheje. Ayiwe, hari abafite ibibazo, hari Mwami Imana, hari imitwaro bikoreye, iyo ngiyo genda uyibature. Data wa twese nyiribihe, utwongere udukomeze, imbaraga zawe zuzure kuri twe. Mana turagusaba ikiganza cyawe gikomeze kuri twebwe. Mwami Nyiringabo Data wa twese, ni umukozi wawe amaze kukuvugira, mwongerera imbaraga n'amavuta, ongera umuvuganire. Nyiringabo adashobora kuvuga, wowe uvuge kuko uri uwe rudahemuka. Mavuta kuri we Nyiringabo Data wa twese, ngwino uganze hagati muri twe. Rero turasoje, buri mwe wese wumvishe ijambo ryawe rimugeraho, kandi Nyiringabo hagira impinduka. Tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.